Ese wari uzi yuko burya mu mata y'ikivuguto habamo za bagiteri? Inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku mata y'ikivuguto. Ni amata asanzwe mu mirire y'Abanyarwanda kuva kera, kuva mbere y'umwaduko w'abazungu. Abanyarwanda bari bazi uburyo bategura amata, bagakama hakaboneka inshyushyu, ariko bakaba bazi uburyo bayabika mu byansi, ibicuba cyangwa se ibisabo, hakavamo bari bafite ukuntu bayategura, hakavamo amata y'ikivuguto cyangwa se amacunda uko babishaka. Ubwo bwenge Abanyarwanda bari babufite. Abanyarwanda kandi bari bazi yuko amata ari ikintu gikomeye cyane ku buryo banayubahaga. Bigaragarira cyane mu migani bakoreshaga, mu muco w'Abanyarwanda, amata arubashywe kuva kera. Ntabwo ari ubusa rero, ntabwo ari ubusa, ahubwo ni uko bari bazi akamaro k'amata, amata y'ikivuguto n'amata asanzwe y'inshyushyu byari byubashywe cyane. Mu kiganiro cy'uyu munsi ariko turibanda cyane ku kivuguto. Gifitiye iki akamaro umuntu? Ese ni ibiki ikivuguto gifasha mu mubiri w'umuntu? Umuntu se yakwitwararika ate? Niba hari ibyo kwitwararika, ibyo byose dukurikire kugeza ikiganiro kirangiye, kugira ngo wumve ibijyanye n'amata benshi dukunda, ariko ugasanga wenda utazi icyo akumariye mu mubiri wawe, cyangwa se ukaba utazi aho utagomba kuyanywa niba hari amategeko ayagenga. Njyewe waguteguriye kino kiganiro nitwa Celine. Nk'uko bisanzwe hari ibintu byinshi naguteguriye bijyanye n'ubuzima. Abatari babikora cyangwa se abageze kuri runo rubuga bwa mbere, tubahaye ikaze, mukore subscribe dukomezanye. Amata rero y'ikivuguto ni amata meza cyane. Bari bafite ukuntu bayategura bakayabika, noneho akavura. Amata ubundi y'inshyushyu asanzwe, iyo uyasutse ni amata yihuta cyane, aba nayagereranya nk'amazi, ariko aya ngaya y'ikivuguto aragenda akaba nk'igikoma ukuntu, agafata rwose. Ni amata afashe ku buryo no mu kirahuri biba bigaragara, aba yishushanyije nyine, kubera arimo amata, afite n'ukuntu ateguye nyine. Ano mata rero abamo bagiteri, ariko izo bagiteri ni bagiteri nziza, zigenda ahubwo zikica bagiteri mbi. Izo bagiteri nziza rero ziri muri ano mata bazita reprobiyotike. Noneho ziragenda zikica bagiteri mbi. Nk'izo bagiteri mbi ziba ziri mu mara harimo nk'izitwa salmonella, bituma amata asohora izo bagiteri nyine zapfuye, zikava mu mubiri w'umuntu. Kubera iyo mpamvu rero amata y'ikivuguto ni meza cyane mu bijyanye na digestion, cyangwa se guhindura ibiryo mo ibidutunga umubiri w'umuntu, ibitunga umubiri w'umuntu. Igogora rigakorwa neza kubera nyine ubwo bukire buri mu mata y'ikivuguto. Amata y'ikivuguto akize kandi kuri poroteyine, akize kuri lipide, ni amavuta aba mu mata, ndetse na girikoze, ni ibijyanye n'isukari iba mu mavuta. Ariko ikindi cyiza ni uko amata agiramo calcium. Calcium irakenewe mu ikomera ry'amagufa no mu ikomera ry'amenyo.
ni nziza cyane mu bijyanye n'igogora, ibyo twabivuze, kandi nk'abantu bafite ikibazo cya constipation, aya mata ni meza cyane yabafasha. Aya mata ni meza ku bantu bageze mu zabukuru, ni meza rwose. Usanga bafite ikibazo cya constipation, burya abantu benshi bakuze bakunda kugira ikibazo cya constipation kubera amara aba atangiye kudakora neza. Aya mata rero yafasha abantu bageze mu zabukuru, usanga n'aya mata afite akantu k'uburyohe navuga, ariko kajya kumera nka side ugereranyije n'amata asanzwe y'inshyushyu, kuko ay'inshyushyu yo aba arimo akantu k'agasukari, ariko yayandi uko uyabika nyine akaba ikivuguto, ako kantu k'agasukari kavamo, ahubwo akajya kumera nka side ukuntu, ariko ku muntu uyakunda ntago byumvikana rwose, ntago byumvikana. Ikindi rero ni uko ano mata usanga abantu bose babasha kuyanywa. Burya hari abantu bagira ibibazo bya lactose, banywa amata bakamererwa nabi mu nda, bakanaruka, babandi badashobora kunywa amata habe na gatoya. Akenshi uba usanga rero bagira ikibazo cya lactose, ni ukuvuga umubiri wabo ntabwo uba ubasha. Lactose ni ibintu biri ni amakompoza y'amata, ni ibintu biba biri mu mata. Hari abantu rero batabasha kuyakira ngo yinjire mu mubiri w'umuntu amata, ugasanga bararutse cyangwa barwaye nk'ibintu by'ibiheri kubera amata, ariko ikivuguto cyo lactose iba yagabanutse cyangwa se yanashizemo. Amata y'ikivuguto ni meza ku bantu badashaka kubyibuha cyane, cyangwa se bari mu rugendo rwo gukora za regime kugira ngo bananuke, noneho no mu rugendo rwo kwirinda umubyibuho ukabije muri rusange. Ni meza, atuma za bagiteri zikenewe zituma igogora rigenda neza cyangwa amara akora neza, flore yo muri intestin ikora neza, bagiteri ziriyongera. Ubwo rero ayo mata ni meza, yifitemo antioxidant ituma umubiri ugira ubwirinzi, cyane cyane mu bijyanye na kanseri ya colon. Abantu barwara bafite ikibazo cyo mu mara cyangwa se kanseri yo muri biriya bice by'amara, ni nziza. Ikivuguto ni cyiza, gituma umuntu yirinda, agira ubwirinzi muri bino bibazo. Noneho muri rusange aya mata atuma umuntu agira ubwirinzi, akagira guhangana n'indwara, akagira umubiri we ugakomera, ntuhungabanywe na buri cyose kije. Kandi amata y'ikivuguto atuma umubiri ubasha kwakira za vitamine cyangwa se na ya calcium, ikinjira neza mu magufa, ikinjira neza mu menyo, kuko biba bikenewe. Umuntu nanone unywa ikivuguto kenshi, abanyarwanda barabizi, bakunda kuvuga bati uriya muntu yanyweye amata, uriya muntu yanyweye amata. Amata y'ikivuguto ni ibanga ryiza ry'uruhu rumeze neza, rutohagiye, umuntu ntasaze imburagihe. Umuntu kandi, uruhu rw'umuntu wanyweye amata cyangwa unywa amata kenshi, uba usanga hari utuntu, ibintu tuvuge amaserire burya y'umuntu ahora yivugurura. Agomba rero kuvaho ayapfuye, akavaho hakavuka andi meza. Uruhu rw'umuntu niko ruba rugomba kumera. Amata rero afasha umuntu muri iyo gahunda yo gusubiza ubuto no gusubiza furesheri uruhu. Hari n'abantu rwose bayisiga, bagafata ikivuguto ukacyoga mu maso cyangwa se ukacyisiga mu maso mu gihe runaka, ukamara nk'iminota ingahe, ukongera ukoga, ugasanga rwose umeze neza, kubera ya aside iba mu mata, kubera na bya bindi biyagize byose bikagenda, kuko amata nayo ni detoxifier.
yirukana ya myanda iri ku ruhu cyangwa se iri no mo imbere, umuntu akongera agasubirana itoto ye cyangwa akongera agasubirana ubuzima bwiza. Amata rero hari ikintu nshaka kuvuga, ni meza, atuma n'abantu batabyimbirwa cyangwa se ngo bagire amagaze. Amagaze ni kwa kundi nyine umuntu asohora umwuka utari mwiza, ariko hari ikintu cyo kwitondera mu by'ibanze. Amata y'ikivuguto ntabwo ari meza ku mwana mutoya. Umwana mutoya ukiri uruhinja ntabwo ari byiza, ndetse no ku mugore utwite, kuko burya ukuntu uyategura urumva ko haba harimo amabagiteri aza mu mata. Nubwo ari amabagiteri meza, ariko umwana aba ataragira ubushobozi bwo guhangana wenda n'amwe mu mabagiteri, kuko umwana agenda amenyera, agahera ku tuboga, agahera ku tuntu tworoshye, akagenda azamuka. Umwana rero ntabwo agomba kunywa amata y'ikivuguto, kimwe n'ababyeyi batwite. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo bijyanye n'amata. Amata ni meza y'ikivuguto, ukuntu ameze abantu benshi barayakunda, ndayagutuye. Kandi arakize, ibyo twavuze kuri probiyotike ziza zigasohora za bagiteri mbi. Amata ni meza kuri poroteyine, kuri girikoze, kuri karisiyumu. Ibyo byose wabigerageza, amata akuryohere. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe muri bino biganiro. Abatari babikora bakore sabusikarayibe, tubane dukomeze kwigira hamwe ibyatugira akamaro mu buzima bwacu. Ngewe gutegurira bino biganiro uko bisanzwe ni Celine Uroga ni Ntayoba. Murakagira amahoro.